Komeje tubibabwira yuko hano tuba turi muri Punjab Motors, hanyuma tubafitiye imodoka zigiye zitandukanye nkuko mwarebye mu kiganiro ko twatangiranye na Cybertruck. Hanyuma hano iyo urebye ino modoka, abantu benshi bazi, abantu b'abahanzi b'ibyamamare bakunda kwipevera ino modoka papa. So fata Rolls Royce, imodoka nziza cyane, uzazibona abantu benshi cyane tudashaka kumeshona ingangaha, ariko icyo twifuza nuko natwe abahanzi b'abanyarwanda mugomba siko bimeze. Alright, so hano dufite C550, ni Benz Mercedes ya white y'umweru nziza cyane, tukagira indi WBM nziza cyane, imodoka ushobora kugura. Hanyuma abantu bakomeje kudusaba umwaka w'izi modoka, ari kuva muri 2014 kugera muri 2023, donc 2021, donc kumanuka aho ngaho hafi aho ngaho. Still iyi ni side gusa y'ama Benz Mercedes, même urebye na hariya, urebye na iriya side ukuyemo iri BM nayo n'ama Benz ari aha ngaha. Reka mbarebere inyuma reka mbarebere inyuma atazatubeshya ariko ko muri kureba rero amamodoka ari menshi bya hatari. By the way, ndi kubona gakaba ariko ndo umuhungu cyane. Alright, reka mbarebere kwanza inyuma. Abantu muri comments mukunda kuduha ibitekerezo, merci beaucoup. Ini E350, CLS 350, GLK 350, Benz Steel E350, ini W, ini C600. Abantu bashaka kugura amamodoka nagaruka kutugora, ahubwo muduhe mwebwe imodoka mwe mushaka, hanyuma twebwe tuzatubibahereza, hanyuma tubahe price. Vuba hanga turasanda gufungura urubuga rwa WhatsApp, hanyuma ujye ubasha gutanga ibitekerezo. Reba nk'iyi Benz, urugero rworoshye, hanyuma ukatura ino Benz. Sibyo, iyi Benz urumva Benz ni nziza cyane, bayidira ariko nubwo batayogeje ariko nta kibazo. Nitubyiteho. Ziri mu classic cars, ama classic, apana ama classic. Nama classic. Anyway, yari black. So bon, hanyuma rero tugiye kuva hano mu kanya turaza kubahereza, tugiye kuberekeza mu kindi cyiciro cy'amamodoka. Twande kazi. So hanyuma rero hano dukubitanye n'akandi kamodoka nako kagapunchuri bakita Suzuki Swift. Akangaka ushatse kukagura umukobwa wawe, umugore wawe kuri Saint Valentin y'umwaka utaha, mbere ko turangiza umwaka wa 2024, twaguye imodoka nziza cyane ndacyangwa gakawariko. Twende kazi. Why ni Orfe bayo still ngarukanye none ibintu byakasa mutwe papa. Sufata. Alright, tujye kugaruka mu komeza kubaryohereza tubereka uburyo imodoka zigenda zikoramo, uburyo zigenda zigurwamo papa. Ifite cameraman yabari kumfata bari. Alright, so iyi ni new model, ni mwaka wa 2022, ni 0 km, apana used. Vuga subiramo twumve, 0 km ntago ari used, bayita Vogo free. Irafunguka nagifunguka, ni Vogo free. So twongeye gusura amamodoka papa, dori modoka gwino kama inka rutagengo wambyaye. Dori modoka papa, twende kazi. Dori modoka. Imodoka ni hybrids. So bibuke yuko twakora ibiganiro biri electrical car, ariko iyi ngi tugarukanye nanone still hybrids. Kubera iki? Kubera ko abantu bakunda ama hybrids, n'amamodoka bashobora kuba bagura bitewe wenda na budget mufite. So ini 0 km nabwo irakoreshwa, urabona ko ikiri muri parking, iraryoshye byatari papa. So now imodoka rero nguko nakomeza kubibabwira ukuntu ari hybrids, hanyuma iri affordable, hanyuma ikindi kandi cyangwa se imisoro ntabwo ubasha kwishyura umusoro kuko ahubwo iri free. So ni bimwe igihugu cyaduhereye ku bw'amahirwe, hanyuma ushobora kwigura ukaba wayitunga. Iyi modoka ntabwo ndi bubabwira igiciro cyayo paka, simbabeshye ntabwo ndi bubabwira,
ariko iyi modoka niza cyane, ndagira ngo umuntu uri ku mashusho aze kudufasha yinjiremo indani adufilmire imodoka indani. Hanyuma izi ni imfunguzo zayo, ni imodoka nziza cyane muyibonye, reba ukuntu n'izina ryayo ngiri. Hanyuma iyi modoka ni nziza basi, nyigure kugira ngo mubyumve ko biba birenze. Alright, so izi ni imwe mu modoka zihari muri Dubai ushobora kuba wagura, hanyuma ukaba wakwitungira imodoka nziza cyane, hanyuma ukageza i Kigali umeze neza, ukarangiza umwaka wa 2024 ufite imodoka iryoshye cyane bitakugoye. Uciye rero kuri YouTube ya Happy Dubai ushobora kwigurira imodoka nziza cyane, hanyuma Orfe nanjye ndahababereye, hanyuma ugatanga nimero yawe cyangwa se ukadukontakta kuri izo contact murimo kureba hasi kuri YouTube, hanyuma tukata tukugezaho imodoka yawe nziza cyane. Dore ngiyi ni imodoka y'igitangaza, ni imodoka itaranakandagira KGL, sinkubeshye, imodoka brand new. So akabara kandi kaboro kari hano ku ruhande, ariko nagara kaboro ni kiboro cya danger. Bentley ni imodoka nayo nziza ushobora kugura ku bantu bakunda gukoresha amakuru. Iyi nayo ikabiva mu ruganda rwa Benz, ushobora kwigura kugira ngo ugabanye space, ama espace y'abantu wenda mu bukwe niki, kugenda ukora cortege y'amamodoka y'amakwe, ushobora gukoresha ino modoka nayo ikahita kuryohera byataye. So now ariko kubw'umwihariko imodoka dufite yariri. Hanyuma rero don't forget to subscribe on my YouTube channel, ugude igitekerezo cyawe. So mbashimire cyane, on est ensemble, c'est vous avec Orfe Bayo, c'est Happy Dubai. Don't forget to subscribe. Twende kazi. So alright, so nguko nakomeje mbibereka ko imodoka ari voie free, hanyuma akaba ari brand new, hanyuma na reuse ni 0 km. Hanyuma ku bantu bifuza gusoza umwaka ufite imodoka nziza cyane, ukinjira mu mwaka wa 2025 ushobora kugura iriya modoka ituri inyuma. So hanyuma yari Orfe Bayo, uduhe igitekerezo cyawe, udukontakte, ntiwibage gukora subscribe, ukore na like, hanyuma imodoka tukatikugezeho i Kigali ukarangiza umwaka n'umuryango umeze neza byatari papa. Urumva? So now ikindi cya kabiri murashaka cyarabyo mushaka, mugende muri comment ariko jaja. Merci beaucoup, bonne année, tuzagaruka umwaka utaha wa 2025 tureba imodoka batuzaniye. We love you guys, Kigali umwaka mushya.